mana ni Yes. topeni mandi wasikinima urakoze mana uri ibyiringiro byacu ninima dapita ni wasikinima shebe ni mandi wasifo edromenema urakoze kuko uri ibyiringiro byacu tugarutse topeni mandi wasikita elome mana ni kandi wasikita yego shadimi nikotansema Ndakumva. urakoze kuko udima shadimi nikota wongeye ukabana natwe Yes. hari wisifo edrome muri iteraniro topesa niwa n'izina rya Yesu amen amen Imana igumugisha mukozi w'Imana unyemerere ntangire nsuhuza abadukurikiye kandi mbifuza n'ibihe byiza aho baherera simanze zitandukanye zigeze isi dutuye njyewe nitwa Ben iyi ni Savana TV show ni urusengero rwiza abantu bageramo bakaruhuka ndi kumwe na Prophet Daniel bajya bakora subscribe naho kugira ngo ubundi ubutumwa bwiza bukomeze bwamamare hose hanyuma unyemerere nkuhe n'umwanya ku bantu badukurikiye bakonya ari ubwa mbere ubibwira amazina tuze kubana tuziranye barabizi kuri umukozi w'Imana bamwe bashoje mu izina rya Yesu Imana ibamugisha yego kandi Imana ibagirire neza umukozi w'Imana Zakari kugira ngo turamenyeranye umukozi w'Imana ndumushumba yego ngo umuhanuzi abantu benshi turamenyeranye hano kuri Savana ndetse n'andi macano agiye atandukanye hano Prophet Emma Prophet Daniel mwese Imana ibamugisha abantu mwese mudukurikirana kuri channel z'abakozi b'Imana mwese muhabwa umugisha njya nkunda kuvuga ngo hano ni mwiteraniro ry'abera aha ni mwiteraniro ry'abera ntabwo tukibifata nkaho ari ukuza kuri YouTube ugakanda subscribe ugatambuka ugatwika ugakora ibyo wumva ushaka ugashyiramo comment ushaka aha ngaha ni mwiteraniro ry'abera umuntu wese uza hano abaje kumvikira Imana ivuga abakerenza mwebwe mutambuka mugashyiramo comment mushaka mukavuga ibyo mushaka ntabwo muzi icyo mukora kuko aha ngaha hari autorité hari ububasha bw'Imana rero umuntu wese uza aha ngaha ahabwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu amen yego ahabwa umugisha ndetse nawe tugusabiye umugisha yego kuba dukurikiranye mwiyumvemo ikaze muri uno mwanya turimo ndeka nkubwire ngo ni ibintu bikomeye ni ibintu bidasanzwe tugiye kumva cyangwa se tugiye kugezwaho n'umwuka wera kuko yanyuze mu mukozi w'Imana nyemerere nkwinginge udusabire Imana noneho itubere umuyobozi duhe umurongo wo kugenderaho Mana mu izina rya Yesu kandi Imana ikomeye Imana itabeshya ise umwami wacu Yesu turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga turagushimye kuko uri ibyiringiro by'abakwizera umuntu wese ugushikamishije umutima yego azaba amahoro masa uwo ntazakorwa n'isoni uwo ntazamwara uwo ntazaseba ahubwo azahora abundikiwe mu mababa y'Uwiteka bana natwe muri iki kiganiro imbaraga andima shadigide money for edra zibane natwe zimana mu izina rya Yesu amen amen Imana iguhe umugisha unyemerere ntatinze kugira ngo abantu badukurikiye wenda tubahe n'umwanya bakomeze bajye mu byo bari barimo unyemerere nk'umwanya twinjize muri gahunda Uwiteka yaguhaye shimwa Yesu reka mbane nsuhuza abantu mudukurikirana mwese dufite abantu badukurikirana hirya no hino hari abadukurikirana bari hano iwacu mu Rwanda hari abadukurikirana bari Bujumbura abantu bumva ururimi nk'urwo tuvuga hari abadukurikirana bari Uganda hari abadukurikirana mu bihugu bitandukanye hano muri Afurika hari n'abadukurikirana bari hanze ya Afurika cyangwa se urenze Afurika ukagera mu bihugu by'i Burayi Aziya Australia n'ahandi henshi kugeza muri Amerika na Canada mwese muradukurikirana muraduhamagara mukatubwira ngo bakozi b'Imana twakurikiranye ibiganiro byanyu abantu bari mu Bufaransa mujya munkurikirana n'abari muri Amerika ndabashimiye Imana ibaha umugisha kuko muradukurikirana kandi mukadukomeza kugira ngo turusheho gukomeza ivuga butumwa dukora umunsi ku munsi dufite abantu badukurikira ari abantu babandika ama comment ukagira ngo mbese ni nk'abana abantu mwandika ama comment ukagira ngo ibyo muvuga ntimubizi turabasabira Imana imbabazi ariko hari abantu bakurikirana ubutumwa bwiza bakabwumva bakumva ikindi kostifo Mana niki bakumva icyo Imana ishaka kuvuga na natwe rero
turi hano kugira ngo mwumve ubutumwa bwiza, mwumve icyo Imana yadutumye kugira ngo murusheho guhembuka. Ngarutse mu gice cya gatatu. Badila wastifo edrai sirefo manda dikotimandiwa shadigide moniko tansema. Mana urakoze ugize neza. Abantu badukurikiranye mu gice cya mbere n'abadukurikiranye mu gice cya kabiri, Imana ibaha umugisha. Abateye komenti, Imana ibaha umugisha, ndetse n'abumvisha ubutumwa bwiza mukaza kwihanara. Abantu mwamamagaye muravuga ngo turashaka kwihana mushumba, turashaka guca bugufi, turashaka kugarukira Imana, turashaka gusengerwa, dufite ibyifuzo. Rero abo bandi Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibatabare, Imana ibarwane, Imana isubize kwifuza kwanyu. Buri muntu wese mu ruhande rwe yatandimandiwa yakira umugisha Imana mu izina rya Yesu, kubera ko mubasha kumva ijwi ry'Imana mukarimenya kuruta uko abandi murajajinga. Uko umuntu yizera Imana niko azayibona. Nuyifata nk'inyantege nke izaza nk'inyantege nke, nuyifata nk'inyembaraga izaza nk'inyembaraga ku buzima bwawe. Imana dopendi mandi wasikini manda. Imana ikunda abayikunda n'abayishaka umwete. Iyo usomye Imigani 8 umurongo wa 17 harimo ijambo rivuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete abo nibo bazabona dopenima shanimi ni kostifo edrom tandi wasikita ela. Imana iyo uyishatse urayibona. Hari abantu mbese muzana logike zanyu mukazana ubwenge bwanyu, ariko reka mbabwize ukuri, iyo Imana uyishatse uciye bugufi Imana irakwiyereka. Ariko ikibazo nuko muhamagara abahanuzi, mugahamagara abashumba ngo babasengere mufite amarojike, mudashaka gushaka Imana by'ukuri. Edobenima Imana yababwira ntimwumva, ahubwo mugashira mu bwenge bw'amashuri. Ntabwo uzigera uyibona, ntabwo uzigera uyibona. Imana ikunda abantu baciye bugufi, Imana ikunda abantu bayumva. Ndagira ngo nsome ijambo ry'Imana hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe nihute. Turasoma Bibiliya, bene dusomere Bibiliya, dusomere Abagalatiya, urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Usome igice cya 6 n'umurongo wa 7 n'uwa8, twumve icyo Imana ivugana natwe. Ntabwo ndi butinde hano kubera ko bwashize nababwiye uburyo shitani yazamutse ku isi akohereza ingabo kugira ngo zize kuyobya abantu barushaho kuyoba, abantu barushaho gutana. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko umuntu uri maso, umuntu irarira kandi Imana wasifo edro, umuntu ushaka kuvugana n'Imana ndetse ushaka gukorera Imana by'ukuri ntabwo azarangazwa n'ibyo byose nababwiye. Niyereka Imana yanyeretse. Ndagira ngo usome Abagalatiya 6 umurongo wa 7 hanyuma twumve ko Imana ivuze. Yego. Galatiya 6 tujye kuri 7 aravuga ngo ntimuyobe Imana nintegurizwa izuba. Imana ntinegurizwa izuba kuko ibyo umuntu abiba, kubera ko ibyo umuntu abiba aribyo azasarura. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Ntabwo ni butinde. Yego. Ubibira mu mubiri we, ndagira ngo ubanze mbese umenye ngo mbese ndi kubiba biki, ni biki ndi kubiba muri iyi minsi, ni biki ndi gukora muri iyi minsi. Wumva icyo Imana iri kuvugana nawe. azasarura kubora, ariko ubibira umwuka muri wo mwuka, ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Azasarura ubugingo buhoraho. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Rekeraho. Amen. Benimani wasifo edrome shadimini kota shadimini fo edrome. Mbese yewe mwene data muvandimwe mu Kristo, cyangwa se utari wasobanukirwa, utari wame, uri murabibi biki? Nibicuri kubiba, nibicuri kubiba, nibicuri gukora. Benimani wasifo edrome shadimani wasikita edrome. Nibici uri kubiba muri iyi minsi ya none? Uri kubiba iki? Ubibira mu busambanyi uzasarura ibyo kubora. Ubibira mu mubiri we azasarura kubora. Icyo uri kubiba ni iki muri iyi minsi ya none? Imana ntinegurizwa izuba. Icyo umuntu abibye nicyo azasarura.
imana iwasifo edron mana yarambwiye ngo yewe mwana wanjye vuza impanda kubera ko igihe kirageze ariko mana yampamagaye imana itabesha imana igira ikirema ikagikomeza petandima lobe fosi mandikota shadimini edron nicyo uri kubiba bareke bagende ikivunge bareke bagende nibagera kuri yorodani harambuka intwari gusa bareke bagende ikivunge bareke bagende nibagera kuri yorodani harambuka intwari gusa bareke bagende ikivunge bareke bagende nibagera kuri yorodani harambuka intwari gusa nini mani wasifo edraisire nana ishori mana tariwo nanato yihengeka ishori ry'Imana ririrabona ntanatoye waryigobeka ishori Mana rirabona ntanatoye waryigobeka ijisho ry'Imana n'imandi wasifo edrome rirabona kandi nta na hato waryihengeka benimani wasifo edra nubwo wabihishe ukanyegeza ariko mu kirundi baravuga ngo nukunyegeza ndagira ngo gutangarize ko Imana yabibonye Imana yabonye uko wanyegeje ukanyegeza ukariganya ukica ukadimandi wasifo edrome ugakora mitingi ariko Imana yo yarabibonye ndagira ngo gutangarize ko Imana yabibonye abo warenganije abo wahemukiye abo wariganije abo wambuye ibyabo ukabariganya Imana yanyeretse abantu bagiye bariganya iby'abandi mushingiye ku cyubahiro mufite bugakoresha inzandiko z'ibinyoma nkazi kadilalila topani mandi wastifo edra nkazimwe zahama bugakoresha inzandiko Imana yarambwiye ngo vuza impanda kuko iki ni topani mandi wasikita ero nicyo gihe cy'umujinya wanjye yawe mwana w'umuntu niki gituma wumva ijwi ry'Imana ukaninira ukirenza amagambo yanjye niyatobe n'imandi wastifo edrome ukiwumva imiburo yanjye ariko ukanga ukica amatwi n'imandi wastifo edra dorenje kuguhana kuko wanze kumva umuburo wanjye babarira ubwoko bwa Imana nitani mandi wastifo edra isiremo mana nichi kode fosi mandi wasikita elo yego warariganije ndikukureba ukoresha inzandiko z'ibinyoma urangije urenganya mwene so kukuri nyanga guhanwa ukanga kumva ukirenza amagambo y'Uwiteka Imana ije kuguhana narababwiye ngo benshi bambaye ubushwambagara Belila fo edron bantu bagiye batera comment bambaza ngo ni gute umukozi w'Imana yambara imyambaro nk'iyo ngo y'ubushwambagara Imana yarantumye intuma kuri aba bantu bambaye ubushwambagara yewe mwana w'umuntu wasobanukiwe imvugo y'Imana uyu munsi ukaba wambaye ubushwambagara Imana wasifu edra Imana ije kuguhana kuko wanze musumwe Imana yegese ibwira Ahabu iramubwira ngo yewe Ahabu urishe urazunguye uruzabibu rwa Naboti uranezerewe urariganije ariko igihe kigiye kugera nzaguhane Imana iramubwira ngo aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho nawe ayawe zizayarigatira icubiba nico uzasa ndagira ngo ngutangarize ko icubiba
nico uzasarura. Niba ubiba ukata umunzani kugira ngo ukunde wunguke, ndagira ngo gutangarize kuzasarura. Ndagira ngo gutangarize kuzasarura. Nababwiye abadayimoni batatu bazamutse kuzimu kuza kuyobya isi, ndababwira Imana yangeretse. Ndagira ngo ngutangarize ngubwire ngo niba nawe abadayimoni natangaje Imana yangeretse bataragufata, ushima Imana. Ariko niba nipandi Imana wastifo edro, niba nawe baragufashe, ndagira ngo usenge Imana, winginga Imana uve mu bihe by'intege nke, kubera ko abari maso niwe bagiye kubona ineza y'Imana. Abari baso bameze nk'abakobwa b'amatabaza 5 bagize ubwenge ngo bakazana amavuta, abandi 5 b'abapfu ngo barangiza ngo bavuta bakayamara, ariko do penima abanyabwenge bakayabika. Shadigide monde kota Elome. Hari abandi Imana yangeretse babuze urubyaro, mu burubyaro, ariko murangije mujya kwivuza mu bapfumu, mushaka imiti, murayoba babagira inama mushaka imiti, n'ubundi muranga murarubura. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mwarayobye kubera ko mwavuye mu masezerano. Imana yaravuganye namwe ikabagira ngo nzabahura ubyari ariko mwarangiza mukava mu masezerano. Imana ikostifo edro. Imana irambwira ngo dore ikudi masefo ero. Imana irambwira ngo dore hari abakozi b'Imana, abakozi b'Imana irabanyereka. Imana irambwira ngo dore abo nari narahamagaye ngabaha kugira ngo bamvugire ubutumwa bwiza, barahindutse. Bamaze guhinduka, Imana inyereka bamwe bagiye gushaka imiti kugira ngo bajye bakora ibitangaza. Ibi ndabivuga nshize amanga ng'umuhanuzi Imana yahamagaye. David Kostifa Edro daco muzantwara kuko Imana yarampamagaye, kandi igihe cyange ntabwo kirarangira mwisi. Yego. Nima do pesi olomeni kotansi. Imana wastifo Edra. Imana irambwira ngo dore aba nari narabahamagaye mbahimpa, ariko barangije bicira inzira bajya gushaka imiti kugira ngo bajye bakora ibitangaza bireherezaho imitima y'abantu, ariko nta kuri kw'ijambo ryanjye rituye muri bo. Imana wastifo Edra. Imana irambwira ngo abo ngabo nubwo bayobeje imitima ya benshi, abo nabo nzabahana, nzabasukaho umujinya wanjye uko bayobeje intore zabo. Do penima ndi wastifo Edra. Imana irambwira ngo dore benshi ntabwo bazumva impanda kubera yuko banangiye imitima yabo, bahora bavuga ngo nta kazaza, abandi bari mu buyobe. Ariko Imana irambwira ngo dore igihe kirageze kugira ngo nsuke umujinya wanjye ku bantu banze kumva ijwi ryanjye. Ndakudimandi kostifo edro. Reka nkubwire mwene data wahinduka, wadimandi wastifo Edra. Imana irambwira ngo dore kuzimu hazamutse umudayimoni muri ya nama nabonye yakorewe kuzimu. Imana irambwira ngo dore kuzimu hazamutse undi mudayimoni uje kusenya ingo. Penima shadimini kostifo edro. Imana irambwira ngo dore umudayimoni yaje gusenya ingo. Imana irambwira ngo dayimoni yoherezwe kugira ngo ashire mu ngo ikintu kijyanye no kutanyurwa. Imana irambwira ngo uyu n'umudayimoni witwa irari. Penima shadimini kostifo edro. Imana irambwira ngo umudayimoni witwa irari yazamutse mu ngo, ageze mu ngo arangije ngo ashiramo ico bita kutanyurwa. Ngo umuntu ntanyurwe n'uwo babana, ngo yajya mureba akabona atamunyuze, ngo akabona bataberanye, ngo akabona badakwiranye. Imana irambwira ngo dayimoni yitwa irari yazamukiye mu ngo, ngo ni nabyo bitumye amadeboruse abameshi azamukana kutanyurwa, kudahazwa n'ibyo afite. Penima ndi wastifo edro. Imana irambwira ngo abazatsinda uyu mudayimoni Imana izabaha umugisha, Imana izabagirira neza. Ye wa mugabo we, ye wa mugore we, ubya Penima ndi wastifo. Mana mbabarira Tobenima ndi wasikita Elome. Ndapfukama ndagira ngo Peni wastifo Edra isire nyemerera urebeshe kamera hano, hanyuma mfukame kuko Topeni wasikita Elobe ni base. Nima shadigi demoni kota. Hadi wasikita Shanima ni wasira Elobe mana. Topenima ni wasikini mana. Nima ni wastifo Edra. Dore ababyeyi benshi bubatse ngo bakuyemwe amadango ntibashaka kubyarana n'abagabo babo. Nitandima ndi wasikita Elome. Abandi bakuyemwe amada kubera ko abagabo bagiye mu magereza.
nitani mase shadigidi miniko tansema mana nibiki dore barasambanye basambana abagabo bari mu magereza basambana abagabo babo baragiye mu mamisiyo barangije baratwita ariko kandi imenima ariko warabibonye urabyitegereza urabireba niki gitumye abantu bamera batya shani imenikota erobe ni mase bana nyemerera urengera ubwoko bwawe kandi utabara ubwoko bwawe dore umujinya w'Imana uramanutse yewe kurimbutse utihanye niki gitumye utumva ijwi ry'Imana shanima tandi widigide money for edrome yewe watanze amafaranga ukajya mu bapfumu kugira ngo urogeshe umugabo wawe wegukana imitungo nitanima shadigide for elome mana uyu nawe ufite umujinya kuri tandi widigide money for edrayi yewe watanze amafaranga kugira ngo wegukane imitungo niki gitumye utumva ijwi ry'Imana utumva umuburo dore ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo y'Uwiteka nitanima nico gitumye Imana ibishize imbere yawe byose uko bikurikirana byose ndakumva Mana mbabare shanimi nikota hello benimase niki gitu yewe watanze umwana wawe wifura kugira ngo ubone imitungo ukayitanga ugatanga umwana mu bapfumu bakamukoreraho imigenzo Imana irababaye kubwico bakoze Imana irababaye ifite agahinda ifite umubabaro yewe wagambaniye umugore wawe ngo ntumbushaka kubw'inshoreke nawe Imana irababaye ifite agahinda Imana pitani Imana wasti for edrome Imana umujinya wayo kuri wowe kuko wanze kumva uri nyangago shanimi ni costi for edrome nawe wirukanishije mwene so mu kazi kugira ngo ukunda ari wowe ugira ijambo nawe Imana irakurakari hodi minister shadi kotantema nichima tanima ndi wasti for edrome nemase ni widigide money for edrome Mana ndakwe yewe ujibyo ubanye kandi uri umukristo ariko utoragura nk'ingurube nawe Imana irarakaye kubera yuko ntabwo uzi gutandukanya indyo n'imoso niko Imana iri kuvuga nawe Imana irakurakariye kuko utigeze umenya gutandukanya ijwi rye kandi Imana wasti for edrome nemase shadigide money nawe ukagambanira bene so ishari ryarakwishe nyamara nta nubwo uteye imbere kubera yuko uri umunyeshari Mana babarira niki kandi Imana wasti for edrome niko kandi Imana wasti kita elome namwe ndi kureba abantu batanu muri kugambanira umuntu umwe ngo muzamurohe mu kivo nimini kota hero benimase ijisho ry'Imana ryarababonye kuko Imana ntabwo izabyemera kuko uyu muntu Imana imufiteho umugambi mwiza urakoze Mana kuko ugize neza nawe wishubukwe kandi Imana wasti for edrome ukicukwe bugeze muri finali warangiza ukabateranya Imana yarabibonye kuko utashakaga ko bubakana ariko Imana yarabibonye naye gufitiye uburaka kandi Imana wasti for edraisire nimini kotasema ndaku kandi mase herobe nawe wafashe isoko nyamara ritari ryawe ugatanga ruswa kugira ngo isoko bari wowe urifata Imana irababaye pita n'Imana kostifo Imana ikambwira ngo kuko wafashe isoko ritari ryawe Imana ishizemo zero ishizemo igihombo kuko iryo soko wafashe ntabwo ryari ryawe kuko ryari ryundi wagambaniye ugatanga ruswa topandi Imana wastikita herobe nimase ndakumva Mana urakoze yewe mwana w'umuntu niki gituma wumva ijwi ry'Imana ariko warangiza ukaninira
Imana ije kuguhana nawe waciye inshuti yawe inyuma ukajya gusambanya umugore we hatopenima shadimini kostifo edrayi ukavuga ngo muhime nabimenya azababare nawe Imana irababaye kubwico wakoze. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo nta rugo ufite. Imana ishizemo zeru iravuze ngo uri gicamuke uri inzererezi. Penima ndi kostifo edromene mase nawe wariganije saro y'abandi ukayitwara mu manyanga. Imana iri kumbwira ngo ico wakoze yarababaye. Nini mandi kostifo edrome nico gitumye Imana ishizemo zeru nta nyungu zabona. Nitani wa sikita elobe ni mase nawe ucururiza ku gitara. Imana yo mu ijuru ibabajwe nuko witambika abandi bacuruzi bagenzi bawe ukitambika ugasebya ibyo bacuruza kugira ngo ari wowe wakira abakiriya gusa. Imana yarababaye iravuze ngo nawe ushize mu zeru kuko utazigera ubona umugisha. Topani mani wasikita herobe ni mase nawe washingiye pasteri. Imana iri kuvuga washingiye abageni wariye ruswa ubizi neza ko bakoze icyaha ntibacyatura urangije urabashingira urya amafaranga. Imana ishize mu zeru kuko ico wakoze cyababaje Imana. Nobenima ni wasikita shadigide monifo edromene mase nini minima shari widigide nawe wirirwa ucimanza ukazicira abakozi b'Imana ugahora mu magambo uteranya. Imana irababaye kuko utari umucamanza. Penima ni wasikita shadigide monifo edromene mase ni minifo edraye. Mana urakoze. Hetitaniwa hedobeni mandiko ni minifo edra hetobeni wasikini manda. Yewe urengana we ukanyagwa ukarengana nyamara nta ruhare ubifitemo. Imana iravuze ngo ije kukurengana. Nini minimandi wasikita herome abarozi bakakuroga bakakurwanya bakagusenya bagasenya ibyawe bagateza inyatsi mu bana. Ariko Uwiteka aravuze ngo akuyeho icyo kuko ababajwe n'abarozi birirwa baroga abantu b'Imana. Nobeni mandi wa tanomi nikota shadingide bonifo edrayi topeni wa sikini manda shedobeni ma yamwe abahiga ntimuhigure. Niki gitumye muhiga imihigo mutazahigura. Yamwe Imana irababaye kuko muhiga imihigo ntimuhigure. Hedobeni mandi wa sikita helobeni mase shadimi nikota. Yewe watanze amafaranga we ukajya kurogesha mwene so kugira ngo umunyagisambu. Niki gitumye ukora ibyo ko Imana ibabaye ifite uburakari kuri wowe. Urakoze Mana babarira. Pani mani wa sikita elobe shadigide monifo edra. Urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Ni pani mani wa shadimini kota elobe ni mani wa sikita elobe topani mani wa sikita ndoma. Urakoze Mana kuko ukoze bikomeye kandi uje kweje icyubahiro muri byose kandi uje shadimini manima hetobenima. Imana ije kurenganura abarengana pedimase kuko yabonye ko harabari kurengana basira ubusa hatandimase bakanyagwa utwabo nyamara baraturuhi. Hetitani mandi wasikita herome bitewe n'imbaraga mufite ariko mukanyaga abanyantege. Topani maniwa shadigide monifo edrome. Yewe niki gituma utumvijwe ry'Imana. Ndashoje Pendimandi kostifo edrome. Iyi ni impanda yabumvijwe ry'Imana. Badima
mandi wasifaye drum. Bumva ijwi ry'Imana. Bumva ijwi ry'Imana. Bumva ijwi ry'Imana. Imana iba potitanima. Jisho ry'Imana rirabona. Nta hatoya waryihengeka. Ijisho ry'Imana rirakubona, nta hantu na hato waryigobeka. Nta na hato waryihengeka. Ijisho ry'Imana rirakureba. Nushaka uri mu mwobo, yemwe mugerageza impano z'abahanuzi. Yemwe Imana irababaye, ntabwo turabapfumu, turabakozi b'Imana. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Yego. Uvuye ku musozi w'abahanuzi uragabanyikiwe. Uwiteka akwagushe, akuzuriza imperezo kandi agukomereza amaboko. Abadukurikiye ndizera ko mwumvishije ijwi ry'Imana. Ndizera ko mwumvishe imvugo y'Imana. Ikimana kudushakaho mu bihe nk'ibi ngibi. Hanyuma twegereje ku musozo, hari umuntu ushaka kwifuza kwihana cyangwa se no gusengerwa mu bundi buryo bwihariye. Wanyemera ukadonamo za telefone. Yego, Imana ibagirire neza kandi Imana batabare mu izina rya Yesu. Ushaka kwihana, ushaka ko dusenga, ushaka ko Imana ikurengera ikagutabara, ukifuza ko tuvugana kuri telefone, umpamagare. Narababwiye ngo numpamagara ujye winda kumpamagara uza kubesha umwuka w'Imana, ahubwo umpamagare ushaka gusenga by'ukuri. Tubana n'abantu bashaka kumvira ijwi ry'Imana, ntabwo tubana n'abantu baje gupinga umwuka w'Imana. Ni 078020 35 7 078020 35 7. Iyo ni nayo nimero nkoresha kuri WhatsApp. Wanyandikira uramutse umpamagaye ntumbone, wanyandikira kuri WhatsApp hanyuma tukavugana Imana mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha. Amen. Turagushimiye. Yego. Imana ibaho umugisha. Nawe Imana ikwagure. N'abadukurikiranye basabiye umugisha. Tugwegereje ku musozo w'iyi message. Hanyuma uhuruke kuri subscribe n'utarayikoze urabuduteye inkunga muri uyu murimo w'Imana turimo. Naho utarero ciao.